akuzwe Kristo Yesu akuzwe bakristu bavandimwe ba santrale ya Nyabitimbo, nimwakire umusaraba wa Yezu n'ishusho ya Bikira Mariya nyina wa Jambo muhawe n'abakristu ba santrale ya Nyabihanga. Uyu musaraba ubakomereza ukwemera, ukwizera n'urukundo mufitiye Imana mu butatu butagatifu n'umubyeyi Bikira Mariya nyina wa Jambo. Nimushimangire urukundo mu mitima yanyu, muhashye inzangano, amacakubiri n'ikinyoma mu mitima yanyu, nubahe kuvugurura ibibarimo binyuranije n'ivanjiri ya Yezu Kristo, maze muri iki gihe cy'igisibo cy'umwaka wa 2023 muzahinduka abakristo bakwiye iryo zina koko. Umusaraba ni ishema ry'abakristo, ni ishema ryacu nk'abakristo. Uyu musaraba nubaho ubutwari bwo kugaragaza ukwemera kwanyu mu maso y'abemera n'abatemera Yezu Kristo. Uyu musaraba nubahe gukomera mu kwemera kandi murusheho gushishikarira gusenga no gukora ibikorwa by'urukundo. Urabe rwose ikimenyetso cy'ubumwe n'ibi kimenyetso cy'amakimbirane, urabe ikimenyetso cy'ukwemera, ukwizera n'urukundo, ntubi ikimenyetso cyo gushidikanya. Igihe muzaba muwurangamiye, abishimye Nyagasani abakomereza ibyishimo n'umunezero. Abashyamiranye biyunge, abataye kiliziya bayigarukire, abiyandaritse bicuze bagarukire Imana. Abihebye babone ababakomeza. Ingo z'abashakanye zabuze amahoro zizayabone. Ababuze urubyaro bazabyare, abafite indwara zananiye abaganga Yezu Mukiza abakize bwangu. Abana bakure mu bwenge no mu gihagararo. Urubyiruko rwumve ijwi ry'Imana ribahamagara. Mwese Nyagasani azabuzuriza imigambi yanyu yose, kandi muronke ingabire nyinshi muvomye kuri uyu musaraba wa Yezu Kristo. Iruhande rw'umusaraba wa Yezu hari hahagaze nyina na nyina wabo Mariya Mukakiropa na Mariya Madarena. Namwe muzabe hafi y'uyu musaraba wa Yezu, musenga ubutarambirwa kandi muwuramya uko bikwiye. Bikira Mariya nyina wa Jambo, ikana ka Galileya watakambiye bose kandi ubagira inama ngo icyo ababwira cyose mugikore. Tuvuganire natwe ku mwana wawe Yezu Kristo, kugira ngo muri iki gisibo dukore ibyo umwana wawe atubwira, kandi duhore twiteguye gushyingura byose mu mitima yacu nk'uko wabigenzaga. Turagusenga Yezu, turagushima nuko wakirishwa n'umusaraba wawe mutagatifu. Ndakuramutsa Mariya, ushimwe Imana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha na Yezu umwana wabyaye asingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, uraje udusabira twabanyabyaha kuri buri gihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Mariya, ushimwe Imana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha na Yezu umwana wabyaye asingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, uraje udusabira twabanyabyaha kuri buri gihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Mariya, ushimwe Imana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha na Yezu umwana wabyaye asingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, uraje udusabira twabanyabyaha kuri buri gihe tuzapfira. Amina. Dore igiti cy'umusaraba aricyo cyamanitsweho agakiza k'isi, nimuze tuburamye. Dore igiti cy'umusaraba aricyo cyamanitsweho agakiza k'isi, nimuze tuburamye. Twongere rero duhe Imana amashyi n'impundu, hanyuma dukomeze.
mwaramutse. Ngo tugiye gukomeza bari kumbaza ngo twongeye gusubira i Nyabihanga. Tugiye guhindukira gutya, ntabwo tugiye i Nyabihanga, tugiye mu muryango remezo pe ya 26 niho twimika uyu musaraba uyu munsi. Ubu bibaye hafi saa 4 n'igice, saa 5 harabera misa. Nyuma ya misa abakristo mu yindi miryango remezo wese araramya umusaraba uko abishoboye, dutahe. Dufite amasite 10, buri site umusaraba uraza umumaramo umunsi umwe, uraza uhirirwa uharare bucyo ujya ahandi. Ubwo rero tubiziranyeho, turakomeza. Reka ntabwo dusubira i Nyabihanga, rero tugiye kuri uwo muryango remezo. Murakoze.